Ubuzima bwa muntu ni ishuri kandi ni urugendo. Hagati y'aho tuva n'aho tugana hari ikiraro kinini dusabwa kwambuka tukabaho twifuza kubabo. Uru rubuga The Bridge TV rugamije imitekerereze mpinduramatwara. Tujya inama zitwubaka mu rugendo rw'ubuzima kandi duhangana na byinshi bitubuza ubuzima. Kurikira iki kiganiro, ukora like na share kandi ntiwibagirwe gukora subscribe ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Ibuka kandi gukora comments kugira ngo natwe tubone igitekerezo cyawe. Twinjire mu kiganiro. Bazumva ryari? Ugira umugira inama abagira imana. Icyakora ucirinjije amarenga mara ibinonko. Agapfa kaburiwe n'impongo kandi bucya bwitwa ejo. Mbwira iki wazumva ryari wigize ndaruhutse. Bazumva ryari n'uyu muzi. Nturya mwumva. Urya mubona agenda cyangwa agaruka. Uyu mubona mwese mukitaza ariko reka mubabwira atabitwaza. Reka tumunengere ikiyonenge. Ubwirasi n'agasuzuguro, ubwibone no kwiyemera, kwishyira hejuru no kwishongora, guteranya abantu no gusebanya ndetse n'ibindi. Iyi ni imico iganje mu bantu muri iki gihe, nyamara ikabangamira benshi kandi ikangiza byinshi mu mibanire y'abantu. Iyi ni imico mu bantu kandi b'ingeri zose, aho usanga hari bamwe bumva ko bageze iyo bajya bakiremereza bagakandagira buri wese, abandi bakumva ko aribo babeshejeho abandi. Abandi birirwa babiba urwango bateranya bari bibaniye mu mahoro. Hari nako bagenda babateka imitego ya hato na hato kandi buri munsi bataretse no kubagirira nabi mu bunyuranye. Ibi byose se inyungu yabyo ni iyihe? Wenda hari uwakwibwira ko ihari ariko nta na nkeya, ahubwo no kwangiza igihe. N'ubugwari gusa, no gukora ubusa. Ubuzima bw'umuntu bubamo ibyiza n'ibibi. Ibyo ni ihame ridakuka. Umuntu yabaho nabi ariko akabaho kandi nta na kimwe kiriho muri ubuzima kitagira iherezo. Kwishyira hejuru no kwirata, ubwibone n'agasuzuguro ntacyo bimarira ubikora, uretse kumwambura agaciro yakabaye agira mu bandi. Nta wigira muri ubu buzima, ahubwo abantu nibagirirane. Ahubwo se umugabo yakwitwa umugabo adafite umubereye umugore? Umugore se we yakwitwa umugore adafite umubereye umugabo? Umutegetsi yashobora iki adafite abategeka? Umukire yashobora iki adafite abakozi bamwitaho banamufasha gucunga umutungo we? Umunyacyubahiro se byamumarira iki adafite abamugaragira ngo bamukomere amashyi? Uramutse utakaje abavandimwe n'inshuti, waba mu buhe buzima budafite igisobanuro? Hari n'abo numva badasiba guhindanya abakozi bo mu rugo, ngo umukozi wo mu rugo yewe ngo ntacyo ashoboye kandi akora ibyo mu rugo udashoboye, ngo ntiyajya ku meza kandi ari utegura ameza, ngo nta burere afite kandi ari ubarerera abo mwabyaye. Abantu dukwiye kwisubiraho. Kwirata ntacyo bimaze na gito rwose. Unyura ku muntu wamwiraseho cyane nta na mwaramutse cyangwa mwiriwe, nyamara wagera imbere ukayoba inzira maze ukagaruka ukamuyoboza. Tekereza byinshi birenze aha, urasanga kwirata ntacyo bimaze. Muri ubu buzima reka kwirata, reka kwishyira hejuru, ahubwo uce bugufi ubane na bose. Menya ko buri wese agufitiye akamaro. Wimusuzugura kuko nawe ashobora gusanga afite icyo akurusha, afite icyo yakumarira mu gihe udatekereza, afite ubushobozi utamubonamo none nyuma yagaragaza ikindi gihe. Ntukavuge ngo niwe umbeshejeho, ntukavuge ngo ndiho ku bwawe, ntukibeshya ku kageni. Gabanya ibyo biro byawe, umenye ko nanjye mfite agaciro kandi mfite ibyo nshoboye utagerageza rwose. Uranyumva? Naho ubutaha.